Murakoze nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda. Amazina ni Karigirwa Riete, ni mu murenge wa Mukarange. Nanjye ndi umwe mu bangavu batewe inda zidateganyijwe. Natewe inda niga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye, mfite imyaka 15, ngo mfite imyaka 17. Umwana wanjye ubu ngubu afite imyaka 2. Nikimara gutwara inda ababyeyi banjye byarabahangayikishije cyane, ndetse no kubyakira bibanza kubagora. Ariko ubu ngubu aho nabyariye babashije kugenda babyakira gake gake, ndetse babasha no kunsubiza ku ishuri. Sibye ko nageze mu wa 3 n'undi ubushobozi bugakomeza kwanga, bikaba ngombwa ko nsubira mu rugo. Gusa ndashimira umushinga w'Umwana Ukundwa wafashije abana batewe inda zidateganyijwe babyariye iwabo, babasha kuduha umushinga twiga ubudozi. Ubu twasoje kwiga kudoda ku itariki 29 z'ukwa 12. Ubu twiteza imbere, turadoda tukabasha kwigurira bimwe abahungu bakabaye bari kudusukisha. Cyambere ndagira urubyiruko inama bagakomeza kwirinda, bakaguma kuri oya yabo, kuko hanze hari ibishuko byinshi bitandukanye. Abahungu baragushaka bagushukisha amafaranga ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ariko ndagira ngo ngire urubyiruko inama bakomeze kwirinda kugira ngo babashe kugira ejo heza hazaza. Ikindi nsaba umuryango wahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, ndagira ngo nibagatererana umwana wahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo ngo bumve ko ubuzima bwe ari aho ngaho burangiriye, kuko aba afite irindi terambere agomba kugeraho. Iyo umuciye intege nawe abasha gucika intege, kandi wakamwegereye ukamugira inama kugira ngo azabashe kugira ejo heza. Soza ndasaba leta ko yakomeza gukurikirana abagizi ba nabi bahohotera abana b'abangavu batarageza imyaka y'ubukure, kugira ngo babashe kubakurikirana ndetse babashe no guhanwa n'amategeko, kandi bakomeze no gukurikirana abo ngabo babahishira, cyane cyane ko nkanjye ubu ngubu wanenda nataza ahari, kandi ahari hari abamuhishiriye. Byaba byiza bagakomeza kwanga gutanga ayo makuru, bakajya bayatanga kugira ngo inzego za leta nazo zibashe gukurikirana abo bantu bahanwe n'amategeko, kugira ngo hatazagira n'undi rubyiruko bizagiraho ingaruka. Murakoze. Murakoze cyane Ariette. Twajya ku butumwa bugufi cya social media nimba hari ibitekerezo byaje cyangwa ibibazo.